ibintu mariye hagati aho niko nagendaga njya muri farumasi yo kwa Mutangana bamereza ibinini nkajya nshyiramo bikorohaho gato ariko ububabare bukongera bukagaruka. Narababaye birenze urugero. Tukabivuga tuzi ko twakagize gute. Harundi wateye niba ngo ureba neza ukuntu twayagakiza utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Nimamanura ku ibilivaze nimamanurira kubizera bose ku isi yose. Hari abantu Imana yemera, hari abantu Imana ikunda, ariko hari n'abantu Imana yanga, ariko kandi bibeshya ko bagize gute bayikorera. Abo niva ngo nkuraho urusaku rw'indirimbo zawe, nkuraho izo nanga zawe zipfuye. Ariko hagati aho ngaho ndi kwihuta cyane byahise bigenda kubera gusenga. None tugira ngo arakize burundu. Noneho hazaho kutavuga mu cyiciro cya mbere aribwo twamuzanaga ahangaha. Noneho tukabwira Imana tuti se umuntu yavutse avuga yigaga mu wa gatandatu primaire. Ryaravuze ngo yimura imisozi itagize gute itabire. Aha noneho uwo mwanya wawugezemo mubwire ngo sinyitaye ku bibazo wari wicaranyeho, ahubwo ikinzanye muri uyu mwanya abantu bayihimbaza ikikundira abantu bayishima. Njya numva bavuga ngo nibyo biryo byayo. Ubwo rero iyo turi guhimbaza Imana gutya tukanayishimira, no kuri Imana igikorana natwe ibyo butwari. Hano hari umuntu witwa Murekatete, niwe ugiye gutanga ubuhamya bw'ukuntu Imana yamukijije indwara ikomeye muri uru rusengero, asengewe n'umukozi w'Imana. No kuri Imana yagize neza. Ubwo ndi kuvuga arabatera intambwe. Umuntu agiye kuvuga ubuhamya abari burebure cyane ntiyanaburangiza. Ubu niyo twamuha amasaha 2 yabona icyo avuga. Si nkanje uzimumpaye umwanya wo gutanga ubuhamya nabaha ni bwinshi we. Nababwira ukuntu nari nararwaye amavunja menshi cyane, ku buryo njya mbwira abantu ngo ubuyobozi bwa mbere nakoze nuko nibuka ko nabaye chef w'abanyamavunja muri komine y'iwacu. Ubwo ndi kwigisha no mukobwa byari butanga ubuhamya, nari mvuze ngo ubuyobozi bwa mbere nakoze nabaye chef w'abanyamavunja muri komine y'iwacu, kuko nibuka ko hari igihe bigeze batanga ibikwasi, buri komine kohereza umunyamavunja uhagarariye abandi kujya gufata ibikwasi. Icyo gihe nibuka ko komine y'iwacu ari nge yohereje. None umuntu wayoboye chef uwabaye chef w'abanyamavunja ubu ni umuyobozi wa Iyobokamana TV online. Urumva ukuntu ubuhamya bwanjye bufashisha abantu mu kanya gatoya. Ubu mu minota 10 ubu ntiwiyaranja ibintu Imana yagukoreye ukaba ubirangije. Ndagaruka mbahe n'ubundi, ntabwo ari ubwo gusa, mfite bwinshi. Haleluya. Nitwa Atanazi Murekatete, nkaba mpagaze hano ngiye kubaha ubuhamya ukuntu nakize kanseri y'inkondo y'umura. Nsaba buri muntu wese, umuntu niwe nifuza uzi gusoma. Umuntu uwo ari we wese, yaturuka inyuma yaturuka imbere, umuntu uzi gusoma ambabarira ze hano. Deo Imana iguha umugisha. Nkunda gutanga ubuhamya ntanga n'urugero. Nago ngiye gusoma muri Bibiliya, ngiye gusoma bitewe n'ubuhamya. Umbabarire usome hano hantu uhasome cyane. Hari igihe dutanga ubuhamya bamwe bikabatera isoni, ariko byari ngombwa ko tubutanga. Ubuhamya ngiye gutanga ntago buteye isoni, ahubwo burafasha benshi. Deo rero muhaye umwanya nansomera. Mana warakoze gukiza mushiki wacu, nyemerera ngo usabe Mana uzanamugenderere umwigishe ko ibintu byose atari ko babishyira ku mbuga nkoranyambaga. Ibi bintu impamvu mbivuze
narwaye kanseri y'inkondo y'umura ejo bundi mbishyize kuri status nibyo de wasomye sazo wanjye yanyandikira ambwira ati manu warakoze gukiza mushiki wacu ariko nanone manu mbabari umwigisha ko gushyira ibintu byose ku mbuga nkoranyambaga atari byiza ubwo hari impamvu ngenda numvishe bincekeje cyane najya nkora nsoma ka SMS avuga ati no muntu yaba yamenyaga Imana yaba yamenyaga uko nari ndwaye yabaga yamenyaga uko nari imeze byamuha imbaraga nawe zo kuza kubivuga ndabwira benshi hano ubwo rero njye gutangira ubuhamya bwanjye dewo Imana iguha umugisha urakoze ubwo nagira ngo mbwire abandi bavuga ati kuki njyewe biriya bintu sinabivuga nakize kanseri y'inkondo y'umura mfite umwana w'imyaka 12 maze kuyikira ndashima Imana ko nayikiriye hano narivuje nayikiriye hano ndwaye bikabije nari mvuye mu gihugu cya Kenya ndambuka nza mu Uganda naho gushakirayo yuko nakira nabyo biranga muri Kenya barampimye bamaze kumpima arambwira ati nukubonana n'umuganga mukuru mpura n'Imana ishobora byose umuganga mukuru ndaturagenda bakampa randevu najya kumushaka nkamubura nabakaduha indi randevu ati muzongeye mugaruke ku wundi wa kabiri nago nari nakamenya igiswahili neza kuko habagamo abakisingo n'abakamba n'ibiki n'ibirimi byabo bindi hanajyanaga nifashishaga umuntu wenda wabubizi abanyarwanda barakundana bakamperekeza tukagenda nimba ari umukisi wenda nkajyana wenda umuntu uzi igikisi uzi igikamba uzi ikinyenkore hakuno habasha ukisoga kugira ngo hari hafi y'umupaka kugira ngo babashe kumfasha turagenda twagera bati dogiteri ntawe uhari wakongera akampa randevu guhera mu kwa kane mpabwa randevu kugera igihe nagarukiye nako kugera igihe nageze ngo nza mu Uganda mvuga ati bandangiye umuganga w'umunyarwanda naragiye izo randevu ndagenda nkajya nzitaba najye bakambwira ati ntawe uhari bwo kandi niko twishyuye bakongera akambwira ati kwa kabiri wishyura mbere y'uko ubona na dogiteri nkongera akampa undi wa kabiri nkongera nkasubirayo ukundi kwezi nkagenda nkamubura rimwe noneho dogiteri yaje umva Imana ishobora byose dogiteri yaraje turabonana umudogiteri wa mbere ampereza randevu y'umudogiteri wundi arambwira ati bino bintu ngiye ntago nabibasha umudogiteri wa kabiri twari tugiye kubonana yavuze ati ndumva ndabona bikaze umudogiteri wundi twari tugiye kubonana haje umuntu ubwo ngiye nabashije kubwira uwamperekeje ndamubwira ati se muvuganye iki abanza kwimyoza arambwira ati rero arambwiye ngo nitugende ngo ahantu bakuvuriye umunsi so bakuvuriye ejo ati tugende kuri inuza kuri etaje isohoka ku marembo ati niho hantu barimo kutwakira ndagenda dutonda umurongo tugeze aho umudogiteri tumugezeho ari twe dukurikiyeho twinjiye aratubwira ati se kwako nari nambaye rinete ankuzamo rinete arambwira ati rwose pe none se uragira ngo nkuhindure izindi nyine abwira uwo nguwo arambwira ati mba ati hoye nanjye amubwira ati rero ati sekondora ngo nari mfite hari igifishi bivurizaho ariko kiba kigeretseho n'indi kaye abafashe yakaye arareba aravuga ati se abona njyewe nari mfite randevu ya kanseri kandi nagiye mu maso waje atuyebeje atubwira ati mba nyarwanda dore y'amaso nyine atujyana ku maso bariho tujya gutonda kandi tugere turwaye kanseri turagenda turatonda ubwo ngubwo dogiteri w'amaso nyine tumubwira ko twebwe twaje muri randevu ya kanseri aravuga ati mva umudogiteri uyanagiye ati ahubwo mugende babahindurire randevu turagenda tujya guhinduza indi randevu nuko birangije tugeze mu nzira mpura nuza umunyarwanda uturuka icyangugu witwaga Amahoro arambwira ati aravuga ati reka mbabwire ibi bintu ntabwo bizakirira bigiye mwahereye kandi ubwo ngubwo mo hagati niko nyuzamo njya muri farumasi reba igihe mwahereye ati ntabwo bizakira je arambwira ati rero hano hantu hari abagorozi ati kandi ati uwo muganga n'umuganga w'abagore cyane ubwo umuganga ntago we nabonanye nawe twaramuretse
ahubwo ngeze mu gipangu nsanga hari umumama wari wasuwe n'undi mumama, mubwira ukuntu ameze, aravuga ati mva ntago mwabonanye na muganga tuti. Abarambwira bati rero ati hari umudogiteri w'umunyarwanda pe, ibyo bintu yabishobora ugenda umutekerereze nkawe. Nagiye ndamubwira, we urumva ko n'ikirimi twacyumvikanagaho, mubwira uko bimeze, mubwira itangirira. Nuko arangije aravuga ati rero hano twebwe nta byuma dufite, ahubwo dufite uburyo ki twakohereza ahandi. Ariko arabanza arakomeza arandeba, ndabwira ko se kurimo kundeba cyane. Arangije arambwira ati rero wowe ikintu cyagukiza. Arambwira ati ibi bintu twabibagaga ba mansera, njye narabyaye. Arambwira ati se kuki ibi bintu bifite? Ati ndabona bitumvikana. Arangije arandeba arambwira ati subu washobora gusenga? Ndamubwira ati nabigerageza. Ati uretse Imana yonyine yo gusenga, ati reka mbikubwira. Afata urupapuro abasha ngiye kugenda nyigisha, arambwira ati dore umuntu ufite kushe 3. Kushe ya mbere yararwaye, n'iya kabiri yararwaye, n'iya gatatu yararwaye. We rero nta kindi cyagufasha. Nanze kuguca umutima, kugukura umutima, ariko reka mbikubwira. Naratashye byagije ndavuga ati n'imiti yindi niba ngufataniye y'ubusa, yarandevu yindi nari narahawe sinabashije kuyibona. Banahise ngira aho ngaho barahita bandangira umudogiteri wa Faisal uri Mbarara. Narateze nzambarara, njembe Mbarara dogiteri twarabonanye. Tumaze kubonana dogiteri arambwira ati reka mubwire, ngwino. Arinjira arampima sanze, arambwira ati rero byararangiye. Nuko ati noneho n'ikibazo cyawe n'impyiko zarafashe. Numva ndiyebye ati ariko rero ati mfite inshinge n'ibinini byagukiza. Yebwo ngubwo yamaye inuzi inshinge z'ibinci 15 antera 3, ndavuga ati wenda bwo biri bworoye. Hagati aho ngaho nta mahoro nari mfite, nagendaga njojoba inkari zikiza na mpagaze rwose zigahita ziza nta rutangira. None nagiye kuri uwo dogiteri w'inuza antera izo nshinge, nari ngeze kuri etape none yo kuzana ntuza amaraso. Nanzana amaraso nkumva ndababaye, sinashoboraga kunamuka. Nahoraga meze nk'umuntu ugondamye umugongo. Nageze aho ubuzima burandangiranye, numva mbabajwe n'umubiri cyane. Ese ya minsi narayirangije maze mumbabarire, mba numva byarandenze ku buryo nishoreye. Hari abantu bo mu Mutara bari baturutse muri Kenya, ndababwira ati ndi Mbarara, bati nimba mutashye koko inzira zifunguwe nanjye ndi nanjye navuze ati ndi gutaha. Nagiye nta muntu ubizi, umuryango wanjye nawe ubwiye uko ngiye, reba ukuntu nzahinguka nararembye gutyo. Ubwo nageze aho ndaza ngera ku mupaka. Mageze abandi uko bari muri nuza muri covid, nge narabwiye bari badushyize ku mupaka, badushyize mu nzu. Ndamubwira ikibazo cyane, ambwira ati wowe usohoka nta kibazo, abandi bose bipimishije covid bo nibabe baretse ntatajya umuntu usohoka umusekirite atamukinguriye. Ngewe barandetse nkajya nsohoka, barangije barambwira ati rero bya covid imwigendere. Baradusohora turataha.
ageze intabiranga birakomeza ubuzima bukomeza kumbera bubi. Ngeze aho nagiye mu mujyi, hari umumama twakoranaga umuyisilamu, mubwira ukuntu bimeze, arambwira ati rero wowe ati hari muri umuntu we wayikize atayikirira hariya kwa Kanimba, ati kwa Kanimba bamubwira ngo we yagiye mu binyarwanda aragenda bamuha ngo ibyatsi byitwa ubuhandanzovu. Narateze iwacu ni Rurindo njya gushaka, mbwira mama abwiti rero bandagiye ibihandanzovu, arambwira ati reka njya kubigushakira, ati nibyo birahari rwose. Aragenda abinzaniye, arambwira ati rero usekurire byinshi ubishyire mu mazi, nimba uri n'i Kigali ujye ubinywa. Nabisekuye nagire mbona bati ni bikeya, ati muri umunani nagenda bikuzana nzanira ibindi biti ntazi. Ndamubwira ntiyanzanira ibitari byarabenzanira, ibihandanzovu nabinyweye numva nta kintu bintmariye. Hagati aho niko nagendaga njya muri farumasi yo kwa Mutangana bampereza ibinini nkajya nshyiramo bikorohaho gatoya, ariko ububabare bukongera bukagaruka. Narababaye birenze urugero kugeza ubwo nageza nkagira inama, ndavuga ati rero n'ubundi naje nje gupfa, wagenda nkiyahura nkinywera ibinini nibura, aza gusinzira nijoro nkahita byuka napfu. Ubwo ni ya Mana itabara. Hari umukecuru duturanye ubu yagiye muri Kenya, nawe uri hano, niwe wambwiye ati rero twajyaga dusengana, none ubwo twajyaga dusengana shati hari ahantu hitwa kwa Bosco baragerageza. Ndangire ndamubwira ati si ubwo ngubwo kwa Bosco nteka nkubwire, turabizi ndumva agiye ntabibasha. Mama Kiretwa nawe n'iwacu nawe arambwira ati ahantu kwa Bosco rwose barasenga pe. N'undi witwa Valeri nawe arambwira ati kwa Bosco barasenga. Ndavuga ati rero ahantu bambwiye abantu ari batatu ura koko barasenga. Kandi nkubita ayo magambo wa mudogiteri yambwiye ati niyugira nugusenga Imana. Naje hano badusengera muri rusange, numva nago nkize neza. Natashye nongera nkomeje kurwara, ndagenda nkaryama nkavuga ati wenda ububiri bukire, byaranze birankomereza. Nuko igihe ari kuwa kabiri tuzasenga ari hano, ari kuwa gatatu narose harimo ibipande bitatu hano mu rusengero, uko nguko intebe ziteye. None nari nicaye ngo ku ntebe yo ku ruhande, mbona ngo pasiteri arimo kubwiriza, araza jewe arankoraho arambwira ati urakize. Naho ndavuga ati n'ubundi siko yavuze ngo turakize muri rusange, undi buriya bwo biri bikomeze. Ariko ubwo hagati hari n'undi mu mama asengeraga yiyerika, yari yaransengeye ariko biranga. Nuko arangije pasiteri numva ijwi rirakomeje riravuga ngo se ngo katakubwiye ngo urakize mu izina rya Yesu. Nuko nazindutse ari kuwa gatatu mu gitondo cya kare, ndaza arabwiriza, abandi arabahanura njye ntiyamanurira. Nuko arangije ndamwegera, maze kumwegera ndamubwira ati nabonye kurya. Arambwira ati rero wowe ati fata ku nda yawe mfata gurya. Arasenga ambwira turakize mu izina rya Yesu, nta kibazo. Ubwo avuze mu izina rya Yesu nk'uryo nabundi bambwiye, numvishije ijambo ijwi rimbwira. Naratashye kuwa gatatu, kuwa kane ntegereza yuko nkomeza kurwara ndabibura, kuwa gatanu birakomeza ntegereza ko nkomeza kurwara ndabibura, kuwa gatandatu birabura, umva kugeza na n'ubu. Amen, amen. Ntago nashoboraga guhagarara ngororotse gutyo, ntago nabishoboraga. Noneho ikintu mutaka kubabwira, Imana irahari kandi irakora. Dore amafoto ngaya amwe nayazanye
ayandiye nyine kuri telefone, ubwo nabonye ko atari byiza ndavuga ati reka nze nyazane, ibindi byo nabitaye iyo ngiyo. Imana yankoreye imirimo ikomeye hano hantu. Uko abarwayi badakira, hari umumama bahanuriye aho ngaho nawe yari yicaye muri kino gipande, ariko nje numvishe nafata nimero ze, sinzi ukuntu byandenzeho. Impamvu tujye duhanurirwa tuze gushima. Buri wa kangahe ngenza hano nkabanza gushima, nkavuga ati Mana nimba nanditse gushima nkaza nkashima icyambere yuko yankije kanseri y'inkondo y'umura, nta soni biteye. Ubwo bamwe baravuga ati mva nta n'umusore uzagushaka, uzavuga ko waboze n'ubundi. Niyo mpamvu bambwira yuko ibintu byose bitajya kuri social. N'ukuri nta muntu wabyumva gutyo. Ndashima Imana rero, hari umumama w'iwacu nanone waje ari umushyitsi, yumvisha ubuhamya bwanjye, tugenda tuganira mpaka Nyabugogo. Arambwira ati ariko se buriya bibaho cyangwa niba abapasiteri batanga amafaranga ngo ukunde ujya imbere, ese unakunda kujya kwiyamamaza imbere ko nabaye gutyo? Mva nkubwire, hari Imana ikiza. Bamwe bazi yuko uwo yavuze ati cyangwa pasiteri muraziranye, wagiye imbere wenda kugira ngo ukure abakristo. Ndavuga iti mba nkubwire ngo ngiyeyo navuba sinamuzi, n'izina rye ndimenye ejo bundi, kandi mbabwiza ukuri na nimero ye rwose nyibonye ejo bundi. Ubwo ndashima Imana yo yankoreye ibikomeye. Abo muri Kenya bamwe bajya bampamagara akavuga ati barakize se koko byarakunze se? Ntabwo ati byarakunze, akavuga ati cyese tukubonye imwe Imana yimfasha nzagenda njye kubiyereka. Ubwo nicyo nashimaga Imana. Nabandi barembye murimo umva, Imana irakiza, Imana irahari irakiza, ariko ikiza umuntu rwose wizeye, kandi cyangwa isaha yawe yageze. Imana muyimpera icyubahiro n'amashyi menshi. Imana arambwira ati ndarwaye ndarembye mfite ibibazo, ati nshakira umukozi w'Imana unsengera wa munyamakuru we. Numva birambabaje ukunda base kuki anyise umunyamakuru akaba ari kunsaba ngo umukozi w'Imana umusengera. Mbo ndavuga ati okay, nta mukozi w'Imana nguha, nanjye ndi umukozi w'Imana, ahubwo ngiye kwizera. Ati mu izina rya Yesu mu minsi 3 ibyo bibazo byawe bibe byakemutse. Uzi ko ku munsi wa kabiri yampamagaye ambwira ati burya rero kwizera kurarema. Imana ryaravuze ngo yimura imisozi itagize gute itabire. Noneho uwo mwanya wawugezemo, mubwire ngo sinitaye ku bibazo wari wicaranyeho, ahubwo ikinzanye muri uyu mwanya naguriwe imbago, nkinguriwe imiryango, amateka yanjye arahindutse. Mbere ya byose mumbabarire natinze. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana igiturebera twebwe aha hantu tutareba. Yego, yego, haleluya. Ubuhamya rero mfite abenshi murabuzi. Hari igihe cya mbere twamuzanye atavuga, byamufashe bishaka kumusarisha ku musozi, akajya aterura ibigabo bibyibushye cyane akajugunya nk'iryiriya, murebe ukuntu angana. Waza wambaye ingofero akakwirukankana akagukubita, waza ufite menshi agashaka kugukubita. Ariko hagati aho ngaho ndi kwihuta cyane, byahise bigenda kubera gusenga. Noneho tugira ngo arakize burundu. Noneho hazaho kutavuga mu cyiciro cya mbere, aribwo twamuzanaga aha ngaha. Noneho tukabwira Imana tuti se umuntu yavutse avuga, yigaga mu wa 6 primaire, biranga bimufatira aho ngaho. Ariko Imana kuko itajibura uko igenza, twaramuzanye baramusengera arakira. Tugira ngo birarangiye. Yewe aho ntuye biba surprise, abantu bose bakoresheje igiterane, naho kumbi nitukamenya yuko ababikora bari hafi aho ngaho. Hashize ibyumweru 2 nibwo nanone byongeye biramufata. Muzi neza yuko ejo bundi kwa 5 nibwo narindi hano. Kuba byibuka nimuhari. Nibwo namuzanye yaramaze amezi 3 aho twari tuvuriye aha ngaha atavuga. Turamuzana, tumaje kumuzana
nabwo ariko twasubiye atavuze. Nyuma yabwo nibwo pasiteri yampamagaye ambwira amakuru yo mu ijuru, arambwira tuzamugarure kuko hari ubutabazi bw'Imana. Icyo gihe ari kumpamagara ndibuka nari maze iminsi 2 ndi imbere y'Imana, Imana iri kumbwira ati umwana arakize. Atariko nubwo akize, Satani we ntago yahunze, aracyari hafi aho ngaho. Ariko kubwo pasiteri yampamagaye amakuru yamaye niyo nubundi nari maze guhabwa. Haleluya, haleluya. Ntago ndi bubarambire kuko abenshi murabuzi. Noneho ubwo ngubwo yafashwe n'ikintu cyitwa umuriro mwinshi cyane. Amaze gufatwa n'umuriro, nari ndi ku rusengero turi kurepeta, barampamagara bati umwana ararembye. Manuka nirukanka nsanga umwana byarangiye. Ndavuga ati se Mana kumbwiye ko yakize, nkaba ndeba ibibazo byongeye kuvuka. Ndamwirukanka namujyana kwa muganga, basanga afite 39 n'ibice 8. Kwa muganga baravuga bati bwa burwayi bumufatanyije n'uyu muriro arapfuye. Bamundambikira aho ngaho, ariko kubwo nari narabaye ikinya na pasiteri ampamagara nkomeza, arambwira ati uwo muriro n'abadayimoni bagira ngo apfe amaze kugutwikwa. Ndavuga ariko hari ubutabazi ku Mana. Pasiteri arambwira ati ngiye kumusengera humura azakira. None nibwo yambwira ati kwa gatanu muzane tumusengera Imana, hari igitangaza Imana yambwira ibukore. Nibwo namuzanye, ngire ngo mwaratubonye, igitangaza cyarabaye, si ibintu by'ibanga, si n'ibintu byo gushakisha, igitangaza cyarabaye. Reka nawe mubwire avuge mu mwumve. Haleluya, Amina. haleluya. Amen. Ngira ngo muramwumvishe rero. Ajya akunda kuririmba, hari akaririmbo yakuye aha ngaha ngo ndagukeneye ku manywa na nijoro. Ako gakorasa gakunda kubi cyane. Nagatere twumve. Gatere bakumve bagufashe. Akunda kugira isoni. Twagiye utaririmba. Ndagukeneye ku manywa na nijoro. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Abakunda Imana haleluya. Mumvugira haleluya. Muhaguruke twakira umukozi w'Imana. Muhaguruke twakira umukozi w'Imana. Agiye kutubwiriza ijambo ry'Imana. Imana imuha umugisha kandi imushoboze mu izina rya Yesu. Imbaraga n'amavuta n'igikundiro by'Imana bibane nawe kandi bikorana iby'ubutwari nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Ndagukeneye ku manywa na nijoro, mu bihe byose umpe hafi. Yes. Yisha wawe umomere samaro. Reka some ijambo ry'Imana. Abakorinto ba mbere ibice byaho 9 umurongo wa 24 twize umurongo wa 27. Hagira umuntu udusomera ku buryo bwihuse, dushobora gukoresha Bibiliya iri hariya. Abatazanye Bibiliya barareba hariya, ariko mukwiye gutunga Bibiliya. Yesu nashimwe cyane. Abantu mwese cyangwa twese dukwiye gutunga Bibiliya, kandi ndi gusaba Imana ngo mufashwe kubw'uyu munsi, Imana itugire neza. Kadusome mu izina rya Yesu. Abakorinto ba mbere ibice 9 umurongo wa 24 kugera 27.
24. Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa akaba umwe? Namwe aba ari uko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nanjye ndiruka, ariko si nk'utazi aho njya, nkubitana ibipfunsi ariko si nkuhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abanjye nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemerewe. Mwakira ijambo ry'Imana. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashyi menshi cyane. Nkuzana ijambo rivuga ngo kwemerwa n'Imana. Baza umuntu mwicaranye ngo Imana yabikwemera. Wongere mumbaze ngo mbese irakuzi? Ntabwo nyafana imipira. Mperutse kujya mu rugo rumwe rw'umukristo wacu, ndi kumwe n'umuntu sinza kumuvuga hano. Turangije twebwe dufana ikipe, ba nyir'urugo badafana. Ariko kuko nari inshoje ndavuga ati ese mbwira uwo twazanye dufana ikipe, ba nyir'urugo bari gufana, wenda tuze kureka ko baza kuduha icyayi bakanatugaburira. Numvaga nshonje, ni abakristo bacu, iyo mbishaka niko bati mutugaburire kuko tuyisangamo. Ariko turagumye turafana, uko dufana tuza kubatsinda twebwe. Ikipe yacu n'umukristo nari najyanye nawe tuza kubatsinda. Uko tubatsinda icyabaye ni kimwe, bakomeza kubara nkaho barakaye, natwe dukora dufana, twebwe turabatsinda. Ikipe yacu irasenga, mwebwe mushobora kuba mudasenga. Ariko mbona ba nyir'urugo ntago bamerewe neza. Yari amakipe y'i Buraya. Avuga ati uko bisa kose ahantu nta kintu tuza kuhakura, ntago baza kugira ibyo kurya. Dutaha bababaye nubwo baduhaye ibyo kurya. Siko byagenze se? Nakuvuze kandi. Twatashye bababaye, natwe tubirata ngo ikipe yacu yagize gute, yatsinze. Ubwo twarebaga muri stade twabonaga ikipe, abafana n'abandi basaze, mbese bamerewe neza. Naratekereje ndavuga ngo kuba u Rwanda rwose, Afurika yose iri gufana, isi yose iri gufana iriya kipe, bataza ahantu banywera, bataza ahantu barira, batazi amafaranga umukinnyi ahembwa. Ariko se birashoboka ko no mu buryo bw'umwuka ariko bimeze? Harimo abafana b'abakozi ba Kristo bakaza gufana mu rusengero, bagashobora kuririmba, bashobora gucuranga, bashobora gukora ibikorwa byinshi cyane mu rusengero, ariko ari abafana bataziho abakinnyi bari buze kunywera. Haleluya! Mungu asifiwe! Bagafana, bagahimbaza, bakaramya, ariko ntabwo bazi aho abakinnyi batsinze. Vuga ngo gutsinda, gutsinda. Abakinnyi batsinze aho bari bose kujya gute, kunywera. Mwuka w'Imana arambwira ngo ibyo mukora byose, ibyo mugerageza gukora, mugerageze kwemerwa n'iki, n'Imana. Yesu
w'umunyakanani. Umugore yaraje amwikubita imbere aramubwira ati ndakwinginze ndagusabye, umwana wanjye afite ikibazo, umwana wanjye agiye gupfa. Ngo Yesu aramwihorera kugeza igihe abigishwa babwiye Yesu, nimba uyu mugore ntacyo uri bumarire wasezera uyu mugore akigendera. Impamvu Yesu yari yamwimye amaso ni uko uriya mugore ataratunganye. Bariza mugeze ngo uratunganye, ariko ntabwo yaratunganye. Yesu aramureka kugeza igihe haje abantu batari ko wamusezereye nimba ntacyo uri bumarire. Yesu ahindukiye aramubwira ati madamu, hari ibyo kurya mfitiye abana, ntabwo nshobora kubijugunyira imbwa. Hari abana banjye, hari inshuti zanjye, izo nshuti abana banjye bagomba kurira ku meza yanjye, bagomba kurya, bagomba kumererwa neza, rero ntabwo mfite ibyo guhimbwa. Umudamu yumvise iyo jambo yisubwa ngo kwisuzuma, ariko yisuzumye asanga Yesu amubwiye ni ukuri, ngo arangije arapfukama avuga ijambo rikomeye nk'iryo nanjye navuga muri uyu mugoroba, nk'iryo nawe wavuga. Aravuga ngo nibyo databuja, ngo imbwa zishobora kurira ku meza ya shebuja. Mungu asifiwe. Yesu aramubwiye ngo madamu, genda, kwizera kwawe kugize gute kuramukijishe. Watwigishe mu gitondo yatubwiye ngo abakristo muri iyi minsi ya none ntibazi gutanga woreme, bavuga ngo twatsinzwe. Mbese utsindwa, ijambo ry'Imana ryaje uratsindwa. Twinjira mu rusengero tugahimbaza bakarame, uko twinjiye niko tugira gute, niko dusohoka. Tumara imyaka myinshi turi mu rusengero, nushake uba uri mu itorero rya rindi bavuga rikomeye, nushake uba uri umuririmbyi ukomeye udasanzwe. Igihari ni ukumenya gutsindwa kugeza igihe ugera ku mwuzuro wa Kristo ukemerwa n'Imana. Utari wemerwa n'Imana urafite ikibazo. Nubwo abantu bahanura, nubwo twasenga cyane, nubwo twashyiraho amaguru, birasaba ngo wemerwe n'Imana. Imana ikora igitangaza ku buzima bwawe. Haleluya. Imana ishaka gukora igitangaza ku buzima bwawe. Ikibazo ni wowe, ikibazo ni nyawe, kugira ngo tugire gute twemerwe n'iki, n'Imana. Pawulo yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo hari umudendezo w'abana b'Imana. Ubundi abana b'Imana dufite umudendezo, dufite amahirwe, ntabwo tumeze nk'uko abandi bameze. Abaririmbyi baririmbye b'umwityazo baba ngo baratwitiranya kuko dusangira ibishyimbo, ngo rimwe na rimwe bakatusha no kweza, ngo ariko ngo hari igihe kimwe bizasobanuka. Nubwo ubona ko byaba bikomeye, haleluya, upfa kuba uri umwana w'Imana, hari umunsi bizasobanuka. Imana ishimwe. Upfa kuba wemewe n'iki, n'Imana. Pawulo yavuze amagambo menshi avuga uburyo akorera Imana. Aravuga ngo mu bayuda mba umuyuda kugira ngo ndonke abayuda, mu banyantege nkeya mba umunyantege nkeya kugira ngo mbaronke mbazane, mu bagiriki nuko nguko, mu banyamategeko mera nk'udafite amategeko ariko ndayafite kubw'amategeko ya Yesu Kristo. Haleluya. Ngo ibyo byose mbikora kugira ngo nunguke bose. Iyo tuvuga ubutumwa tuvuga kugira ngo twunguke iki? Bariza mugezi wangu, ujye uvuga ubutumwa kugira ngo wunguke iki? Hano Pawulo avuze ngo mbikora kugira ngo nunguke bose.
tubikora kugira ngo twunguke iki? Si imyambaro myiza, si ukuza ngo twerekane uko tumeze, ahubwo ni ukuza kugira ngo haleluya twunguke benshi, hagira abantu benshi bakizwa kubw'ubutumwa bwiza nyabwo. Shobora kumurinda kuvuga ngo noneho ngo nzagenda ndirimbe nzabemeza, akaza yaguze igitenge cya kindi gihenda cy'ibihumbi 100, yarangiza agashyiramo agakweto gasongoye, okay, akaza kwa mwene nk'uwo atura mu banyuma, akavuga ati ndaza gutura icyo shaka, ndagira ngo goreti urimo ambone yuko nanjye nambaye nk'umugore w'umugabo. Akaza yaringe ariko kandi nawe yaje kwite, yaje gusenga. Paulo yavuze aya magambo, aravuga ngo ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose atari ko bagororerwa? Abiruka bose ntabwo ari ko bagororerwa, hagororerwa ugomba watsinze. Uko turi hano twese twaje gushaka Imana, ariko siko turi buze kugira gute kuyibona. Aravuga ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Muri bingahe? Muri byose. Mu businzi, mu busambanyi, mu bugambanyi, mu magambo mabi, ibikorwa byose. Urushanwa wese kugira ngo abashe gutsinda yirinda hehe? Muri byose. Yesu nashimwe cyane. Yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo hariho abarushanwa ngo bagomba kuzakira ikamba ryangirika, ariko ageze ngo ariko twebweho tuzambika ikamba ritagira gute ritangirika. Icyo yavugaga we ntabwo yarebaga ibyo hano mu isi, yarebaga ibyo mu ijuru. Haleluya! Turimo turasiganwa, turimo turagenda, turimo turashakisha. Haleluya! Tuzambara ikamba itagize gute ritangirika. Tuzahabwa ingororano y'ikamba itagize gute ritangirika. Imana ishimwe. Avuga amagambo akomeye, aravuga ngo ibyo byose iyo mbikoze mbikora kugira ngo nanjye ngire gute nemerwe. Haleluya! Mbikora kugira ngo nemerwe. Pastor Bosco, nubwo ndi imbere yanyu nanjye ndagira ngo nemerwe n'iki? N'Imana. Ibyo ukora byose, ukuririmba, ukuvuga ubutumwa, bikore kugira ngo ijuru rigire gute rikwemere. Nimba uri umucuranzi, nimba uri umuvugabutumwa, bikore kugira ngo izina ry'Imana rigire gute yabyo. Hari indirimbo nkunda, hari igihe ngerageza igitero nkumva nabisiga nkumva iva nge ndi umukristo nzahora ndiwe yose. Haleluya! Iyo ndirimbo ku bakristo, umukristo uri mu rugendo yayiririmbye iramufasha, ariko iyo atari mu rugendo iramusitaza akayireka, akavuga ati sinkwiye kuyiririmba. Yesu nashimwe cyane. Reka dukomeze, Imana ikomeze itugirire neza. Ndashaka kuvuga umukozi w'Imana, umukozi Imana iha ingororano. Abaririmbyi, ndakeka ko abaririmbyi biyerika, baravuze ngo ingororano z'abera zize gute zirahari. Nshuti z'Imana, pasiteri, ingororano z'abera zigize gute zirahari. Abavuga butumwa, ingororano z'abera zigiye gute
zirahari, tukiri hano mu isi zirahari, ndetse no mu ijuru gute zirahari. Mwumve amagambo Imana, ndirukanka cyane kugira ngo ahari gahunda yacu ize kugenda neza. Amagambo Imana yavuze ku mukozi w'Imana Aroni, nadusomere pastor no kudufasha yihute cyane adusomere, ndavugaho gakeya twihuta cyane. Hari amagambo Imana yakuvugaho kubera uburyo uyikorera. Haleluya. Hari umurage Imana yaguha, icyama uyu mugoroba Imana ikagira ijambo ivuga ku buzima bwawe. Haleluya. Kandi ndabona Imana iri buze kuvuga, tuyikomere Imana amashyi. Ndabona hari impinduka, ndabona hari impinduka, ndabona impinduka, ndabona hari ibintu Imana igiye gukora. Burya ibyo mu nzu y'Imana, yaba amaturo, yaba icyacumi, yewe yaba n'ibyo abantu batanze, umutungo utimukanwa n'ibindi, ngo kuko mwagize gute mwasizwe. Gusigwa. Loneso keleva mari josike. Umuntu wagize gute wasizwe. Uziko Imana igusiga ikakunogereza. Ikakunogereza. Umuntu wasizwe. Haleluya. Wira mugenzi wawe, bibiri Imana yabwiye Aroni nibyo yagomba kurya ari hano mu isi. Mukome ubwiye mwumva nibyo Imana yamubwiye agomba kurya ari hano mu isi. Ariko umubwiye ngo ni umuntu wasizwe, wowe warasizwe. Umuririmbyi wasizwe. Gusigwa. Uziko hano njyamana badatanga, uziko wasizwe ushobora kuririmba hano, ukaririmba hano abadayimoni bakamuka bakavamo. Abantu bakazana amaturo yabo bakayashyira ku birenge byawe kubera yuko wagize gute wasizwe. Umuntu wasizwe mu mudugudu, abanyamudugudu y'abangwa uriya muntu nitumugezaho umwana wacu afite ikibazo arakira. Haleluya. Haleluya. Hari ingorano Imana yageneye abantu bagize gute basi. Mbabari uhaguruke ubwire mugenzi wangu umuhate wacu suze ku mwami. Umukomeho mubwire uhagurutse ubwire ngo umuhate wacu. Mukomeho mucuguse n'abariya bari mu kibuga bayivuga neza ngo umuhate wacu suze ku mwami. Abasigaye mwicaye nimuhaguruke kuko ndabona hari n'umuhanuzi. Umuhate wacu suza ku mwami. Oh, laissez-le telle maman. Il ne laisse-le telle maman. Il n'y soit maman Josique. Umuhate wawe. Pereza Yesu icyubahiro. Zamura Yesu icyubahiro. Zamura Yesu icyubahiro. Twashimira Imana isumba byose. Twashimira Imana ikomeye. Twashimira Imana yemwe abasizwe, yemwe abakorera Imana by'ukuri. Umuhate wacu ntabwo ari ubusa ku mwami. Komera Yesu amashyi. Abazi kuvuza induru bavuza induru, abibazi kuvuza imyirongi. Umuhate wacu ntabwo ari ubusa ku mwami. Ngeze ku gapuro ka nyuma ubundi soze iminota yangira bishize. Ninyirangize kumbwira nta kibazo. Ninyirangize kumbwira. Kitira bangu kugawa n'Imana ingorano yabyo ni ukuba hanze y'urugo rw'Imana no kuba hanze y'amasezerano. Dusome inshuti yanjye wagiye usubiyemo karakana. Nimba ugawa n'Imana umva aya makuru n'Imana yampaye. Amosi 5:21 kugeza 27. Kugawa n'Imana ingororano yabyo ni ukuba hanze y'urugo rw'Imana no kuba hanze y'amasezerano. 21. Nanga ibirori byanyu ndabigaya kandi ntabwo nezezwa
no guterana kwanyu kwera. Naho mwantambira ibitambo byoswa mukantura amaturo y'amafu sinzabyemera, kandi sizita ku bitambo byanyu by'uko ari amahoro by'amaturo yanyu abyibushye. Nkuraho urusaku rw'indirimbo zawe, kuko ntashaka kumva ijwi ry'inanga zawe. Ahubwo reka imanza zitabera zigende nk'amazi, no gukiranuka gukwire hose nk'uruzi rusandaye. Mbese hari ibitambo n'amaturo mwanzaniye mu butayu muri ya myaka 40? Mwanzu Israeli mwe, mwahetse Sikoti umwami wanyu na Kiyuni ikigirwamana cyanyu. Inyenyeri y'Imana yanyu mwiremeye ubwanyu, nicyo kizatuma mbajyani muri imiryango, muri iminyago hakurya y'i Damasiko. Niko Uwiteka avuga, kandi izina rye ni Imana Nyiringabo. Mwakira ijambo ry'Imana. twongeye turi kubona amashyi nimba ntacyo bitwaye. Iki cyari igihe cy'umuhanuzi Amosi, ariko iki ni igihe cyacu ababelievers. Ngo ni igihe cyacu. Imana yabwiraga bari abantu b'Abisiraheli, ariko umunsi wa none iri kubwira twebwe. Yababwiye amagambo akomeye ngo nanga ibirori byabo, nanga inanga zabo bacuranga, nkuraho urusaku rw'indirimbo zabo. Aba ni abantu bari mu rusengero, ni abantu berejwe gukorera Imana, ariko ntibakora iby'Imana igize gute ishaka. Imana ishyize ku munzani isanga aho kugira ngo bayinezeze bayicurangire inezerwe, bari kugira gute, bari kuyisakuriza. Babivuze kare mu gitondo, abarokore bavuga nzakagendana agakiza k'Imana we, nzakagendana. Tukabivuga tuzi ko twakagize gute. Hari undi wateye niba ngo ureba neza ukuntu twaye agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Nima manura kuri believers, nima manurira kubizera bose ku isi yose. Hari abantu Imana yemera, hari abantu Imana ikunda, ariko hari n'abantu Imana yanga, ariko kandi bibeshya ko bagize gute bayikorera. Abo nivuga ngo nkuraho urusaku rw'indirimbo zawe, nkuraho izo nanga zawe zipfuye. Ntabwo nezezwa n'amajwi yanyu arandurira. Baririmbyi, twaje hano kugira ngo turebe impano zacu ko zazamutse, si ukugira ngo tugorore imihogo, si ukugira ngo abantu baturebe, si ukugira ngo dutsinde, si ukugira ngo tuzamuke, ahubwo ni ukugira ngo turebe yuko twemerwa n'Imana. Dushatse twasoreza ahangaha tukaryama tukavuga ngo Uwiteka we, mbese uratwemera, mbese uratwemera, mbese believers uratwemera, mbese believers uradushaka, mbese believers turi abakozi bawe. Icyo twaje gushaka ni ukugira ngo tureko twemerwa n'Imana. Nta kindi. Birashoboka ko twacuranga, dushobora no guhimbaza tukaryama hasi, ariko iyo bivuga ngo nimunkure urusaku rw'indirimbo zanyu, nanga inanga zanyu, nanga ibyo njya mucurangira. Mbabwiza ukuri, dushobora kugira itorero ritemerwa n'Imana, tugakomeza tugacuranga,
tugahimbaza, hakaza abapasiteri tukaba tuvuga ngo Yesu ashimwe, amen, yego. Hari imvuga pasiteri tugira, hari imvuga abarokore tugira, ariko se ntitwagoranye imvugo gusa, twemewe n'Imana. Imana iratwemera abarokore, Imana yatwirata, Imana yabajije Satani uvuye ahagana, tuvuye kuzerera mu isi, mbese wabonye umugaragu wanjye Yobu uburyo nkiranukirira? Pira na sore terezo zike, wamubonye uburyo nkiranukirira, wamubonye uburyo nkorera? Satani aravuga ngo wamuhaye ibintu byose ntiyabura kugukorera. Imana kuko yari imwizeye, ngo yari imwizeye, iramubwira ngo ngaho genda ubikoreho, icyo naguhaye ni iki? Ni ubugingo bwe. Sinza kubitindamo, murabizi ayo makuru. Satani aragenda abikoraho, ariko Yobu aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye, ngo ibyo byose narihawe n'iki? N'Uwiteka. Pareneso kerenevoma lejozike. Bayimbi beza, bacuranzi beza, twahaguruka birivaze, mwese muri ababirivaze, nabonye abashyitsi b'icumi. Mbese birivaze ivuga iki? Imana iratwemera, Imana iratwemera, Imana yatwirata. Ikibazo cy'itorero barirwamo, ikibazo ni uko Imana yabigize gute? Yakwemera. Mu byakozwe n'intumwa y'icumi hatubwira umugabo witwa Korneliyo ngo yasengaga uburasiba, naho mu rugo rwiwe Imana ibona yuko akwiye kubona ikimenyetso cy'uko agize gute? Asenga. Marayika aratambura araza biramugize ngo nawe uri mu marushanwa. Arishaka ngo wangaza ngo twara abahanuzi, abandi twara abaririmbyi, abandi twaravuga butumwa. Sinigeze kwamenya mwankozi zibimwe. Turi mu marushanwa, buri wese ari mu marushanwa, kandi nta wishimira atari yamara kujya gute? Gusoza iki? Irushanwa. Nimba wumva wakwiyunga n'Imana, nimba wumva hari ikintu, nubwo waba uri umuririmbyi, nubwo waba uri umuvuga butumwa, iri sengesho rirakenewe. Uhaguruke dusenga Imana, kandi uhaguruke dusenga Imana. Nturebe ku wundi, nturebe kuri mugenzi wawe. Nimba wumvira ijambo hari aho rikureba, nanjye rirandeba. Uhaguruke dusenga Imana. Nturebe igihe umaze mu gakiza, nturebe ngo se ngo baramvugaho iki, nturebe ngo mbese barande. Wowe ikintu cya mbere ijambo ryatubwiye ngo haleluya, igisigaye nuko twemerwa n'iki? N'Imana. Haguruka, igisigaye nuko wemerwa n'iki? N'Imana. Pasiteri wacu uturuka ku Muyumbo, ngwino usengera isengesho, winginge birivaze, winginga abizera bose bo ku isi yose, twemerwa n'iki? N'Imana. Ihagurukire, ni wowe bireba, ni wowe ubishaka. Nubwo twahanura abantu bakaza bagakira, kuhanura nibyo koko abantu banakira, Imana yadukoresha, ariko uze twemewe n'Imana. Waririmba, wacuranga, wakora, ariko uze twemewe n'Imana. Imana nibaho umugisha rero mwahagurutse. Imana ikunda abantu bazamura ibiganza byabo. Imana ibaho umugisha, murakoze. Reka tuce bugufi dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu, Imana twizeye, Imana twiringiye, kuva kera hose wamwe ukunda abantu baca bugufi batsinzwe n'urubanza.